Bibiliya yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo Yesu aze mu isi kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Iyo tuvuga ubugingo, rimwe na rimwe mu kinyamurenge birasa nkaho ibumbiye ibintu byose hamwe, ariko ko mu Giswahili kuko aricyo mwumva cyane kiza kivuga, iyo bavuzemo ubugingo mu Giswahili cyo kiratandukanye, kiza kivuga ngo uhai na uzima, ariko muri kugira ngo utandukanye uhai na uzima byose bivuga ubugingo. Uhai nika cyagihe cyane nabibonaga kandi iwacu inka yapfa bakavuga ngo ntibayirya ngo yapfuye inyamafu. Kubera iki? Ngo kubera kuko batayishinje. Imunsi y'amaraso yamenekaga mu Giswahili nicyo baza bita ngo ni uhai, ariko mu kinyamurenge bivuga ngo yapfuye inyamafu, ngo ntibayishinje yapfuye inyamafu, yapfanye ubugingo. Ariko mu Giswahili baravuga ngo ni uhai. Uhai na uzima wa milele ni vitu mbili tofauti. Amen. Ariko turaganira ku bugingo, uzima wa milele ndani ya mwanadamu. Amen. Ubugingo si ikintu tuzoja gutora mu ijuru, ntabwo ari ikintu tuzosanga mu ijuru. Oya, ubugingo tubufite turi hano ku isi, ntabwo ari ikintu tuzova mu runo mubiri ngo tugisange mu ijuru. Ariko jambo mwene data yakozeho hano Gasita aravuga ngo iyo umuntu apfuye ngo abatangiye urugendo. Yani ijambo yakubiye kandi mu kiyumbe, ariko gupfa ntabwo ari kudusiga yavuze, ni upfuye kuzisi. Iyo upfuye kuzisi uba utangiye urugendo. Iyo upfuye ku mirimo ya Satani, iyo upfuye kuri kamere uba utangiye urugendo rw'isiyoni ku Mana. Amagambo yahinduye ubuzima bwacu. Amen. Uyu Yohana ni intumwa ya Yesu, alikuwa mwanafunzi mpendwa wa Bwana Yesu. Huyu ndiye mwanafunzi wa Yesu, alikuwa mdogo kwa Mungu. Mu myaka niyo wari mutuye mu zindi tu. Uyu niwe wanditse igitabo cya Yohana, yandika n'izayishuru, yandika n'urwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu rwa Yohana. Niyo ntumwa ya Yesu yonyine itarishwe n'urupfu ngo bamwishe ngo zageze kw'abantu, ngo niwe mutumwa yonyine yishwe n'urupfu rw'ubusaza. Kandi ngo bari bamugerageje inzira zose zishoboka. Niwe ntumwa bapfundikiye mu ngunguru y'amavuta, barapfundikiye. Ariko Yohana we. Amen. Huyu ndiye mwanafunzi wa Yesu, amebadilisha maisha yako. Huyu niyo ntumwa ya Yesu, yagendanye na Yesu. Izindi ntumwa zakoze imyaka iwe ari kumwe nawe mu rukiko. Igihe ariko Yohana yavuze kuri 12 umurongo wa 3, hanyuma ngo arababwira ngo na uzima wa milele ndio. Yako sasa yabishwa. Arababwira ngo na uzima wa milele ngo ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu uliyemtuma. Hiyo ndio uzima wa milele. Na kumjua sio kumunena,
hoya kumenya Imana naye ntabwo ari kubivuga, hoya n'ukwitondera. Asifiwe sana. N'ukwitondera, ukitondera icyo yavuze icyo gihe. Amen. Ni mwaso Yohana wa mbere ibice 2:3. Ibice 2, Yohana wa mbere ibice 2:3. Ubugingo ntabwo ari ikintu cyo kuvugwa gusa, ni ikintu kigaragazwa n'ibikorwa. Ibyo witondera, ibyo ugenderamo, biza bihamye bikavuga ngo ufite ubugingo cyangwa nta bugingo ufite. Kandi icyo witondera ntabwo ari mu mubiri gusa bisanzwe, ni imbere y'Imana. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi. Kumumenya nibwo bugingo. Iki nicyo kitumenyesha yuko dufite ubwo bugingo. Nuko twitondera amategeko ye. Komeza. Umuntu wese uhagarara akabivuga, mwumve gukunze bitandukanye kubivuga no kubikora. Umuntu wese uhagarara mumwe mikrofone, umuntu wese uhagarara akavuga ngo iwe afite ubugingo ariko ngo ntiyitondera amategeko. Mwumve ikintu biri mu isi ngo niki aho mwumve ariko ntabwo ubugingo ari ikintu cyo gutora mu ijuru, ni ikintu tuba turi hano ku isi dufite. Haleluya. Amen. Ubugingo ntabwo ari ikintu kivugwa gusa, ni ikintu kiturimo. Amen. Ni ID, ni icyangombwa cy'ijuru. Kuturi hano ukuturi hano turabakongoma, habe nubwo bajana muri abakongoma gito. Siko kuri uku niko tubize, turi hano ariko dufite icyangombwa cy'ijuru, ariko ubugingo buhoraho. Turi hano mu isi ariko iwacu ni mu ijuru. Asifiwe sana. Amen. None kusoma kandi muri Yohana ibice 12 ku murongo wa 21. Yohana mtakatifu 11:14 avuga gute? Ufite amategeko yanje akayitondera niwo nkunda. Ariko Bibiliya we kandi unkunda, kandi umuntu wese unkunda witondera azakundwa na data nanje nzamukunda mwiyereke. Kandi nanje mwumve password yo kwiyerekwa n'Imana no kwitondera we. Oya ndaga mubisabwa ngo yarinze, musabwa ngo nugusirimu, musabwa ngo nuko pastor, musabwa ngo nuko umucuranzi. Hoya nukwitondera, kwitondera we. Bibiliya daratanga irakagije yose. Ngo usoma ahantu hose bivuze umenya ko bivuze ngo cyane, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wayo cyane. Mukundane cyane. Asifiwe sana. Bibiliya yose irakabije. Niyo mpamvu natangazwa n'umuntu woyisoma gutya agahunyiza. Ayiwe Bibiliya we, neno la Mungu we. Jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza. Yazatuye urutare rututubiza amazi. Bibiliya we, ijambo ry'Imana. Iyi ihumerata. Nukwitondera ubugingo. Oya, ubu nibwo bugingo mu muntu. Nuko tuyimenya we, tukamenya n'uwo yatumye mu isi, tukamwizera kandi tukitondera icyo tubwiye. Ni amategeko ya ubwo nibwo bugingo. Iyo witondera, twitondera iki? Amategeko yayo naya tugomba kwitondera. Ngani musome nuko ibice 10 ku murongo wa 25 ariho muhera, ariko cyane 24.
haravuga ngo nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati aza yigira shasha aza kugerageza Yesu. mwigisha nkore nte kugira ngo mwigisha nkore nte kugira ngo mbone ubugingo muri nawe aramusubiza ati Yesu aramusubiza ngo byanditswe bite mu mategeko? byanditswe gute mu mategeko? icyo usomamo niki? niki bigeze kuyasomamo? aramusubiza ati ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aya niyo mategeko. None kwangana kwavuye mu Imana, kwanga umuntu ukavuga ngo ufite ubugingo. Mwumve ku rugendo rusiyoni kumana ukunze utandukanye n'ibintu abantu bavuga. Niyo mpamvu oya tangara amagambo oya ni ukwitondera ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo bwawe. Ukigeretse kuri ukunde mugenzi wawe nuko wikunda, kuko ni ubwo naho ubugingo kandi naratanga ubugingo buzapfa, ubugingo buzabunyuha, ubugingo buzabubaho, buzabugaburirwa bugashisha bugakomera bukaba bugategeka. Amen. Ubugingo buzapfa bukava mu muntu, umuntu akazagenda ariko atagira ubugingo yarapfuye. Amen. Birashoboka ubugingo buzapfa kandi ubugingo buzabunyogwa bukanyohwa, ubugingo buzabukomera bukabaho bugashisha. Reka mvugemo gusa ku bintu bike bizatesha ubugingo. Ikintu cya mbere ni ukumenyera, akamenyero kaza kica ubugingo bukimuka bukarangira bagashingura bukavamo akamenyero. Ngo wewe ngo ni kwa kundi ukamenyera iby'Imana, ukamenyera Bibiliya, ukamenyera kubwiriza, ukamenyera ngo babwirije ngo twatera bikari bisanzwe muri wewe. Oya uzapfa bukimuka bugapfa bukava iyo muri wewe uyirakamenyera, utagitinya ijwi ry'Imana ngo umukristo wewe gusa ngo ni mu rusengero uzaterana ku cyumweru ngo uzapfa bukimuka uzapfa bukava ubugingo bukibagirana. Ubugingo kwitondera n'ukumenya Imana n'umwana wawe, kandi kuyimenya n'ukwitondera, kandi kwitondera iki? Amategeko yayo, kandi amategeko yayo ni ugukunda Imana ugakunda. Erega umuntu utiyokunda Imana muyamye kumushoboza gukunda abantu, kandi ntiwova gukunda Imana udakunda abantu ngo bishoboke, kandi ntiwokwanga abantu ngo uvuge gukunda Imana. Bibiliya ivuga ngo wanga mwene se n'umwicanyi. Niyo mpamvu gukunda urukundo n'Imana. Abakorinto ba mbere bice 13 ku murongo wa 4 haravuga ngo urukundo rwihanganira zose. Iyo ufite urukundo rwihanganira zose, ngaba somusho ntabwo ndi wese bitewe yaso. urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Oya mwumve ibyo bintu ntibibaho. Komeza. Urukundo ntirwirarira
ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyago, ntirushaka inyungu zabo gusa, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Naratanga ikibi kiri mu muntu nje bidagitekereza ikibi mu kiyo kawushira mu wundi. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abantu, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Ndangiriza mu Baroma ibice 13 umurongo wa 8. Abaroma 13 umurongo wa 8. Ntimukagire umwenda wose. Nta rindi deni mugomba kugira. Keretse gukundana gusa. Kuko gukunda undi, kuko umuntu wese ukunda undi abashoje amategeko yose. Muvise ubwo nibwo bugira. Hanyuma umuntu akabaho atagira na kimwe muri ivyo bintu, agategereza ngo azoja mu ijuru. Hoya habe nubwo woririmba kandi amajwi yose woririmba ndiwo kwigeza. Hari uwaririmbye akazaririmba yose icyarimwe kandi uwo yashiriwe igitero ngo wokwiratana kuririmba se. Hoya ngo wokwiratana se ngo wahanuye ngo wereze. Bibiri zivuga ngo bamwe ngo bazaza hasi imbere y'ababwe ngo twahanuraga mu izina, ariko muzi ijambo rikurikira aho hantu Bibiliya yavuga ngo izababwira ngo nimumve imbere ngo mwakoze ngo sinige, bivuze ngo hari no kuvuga ngo zimwe nageze ronga igitegera ngo kubona mu maso, iravuga ngo sinigeze kandi abonga bahanwe mu izina rya niyo mpamvu izuta urugendo ubugingo turabwisharanye tuburimo, tunamungoja babana kuja tutegereje umwami Yesu. Inyano tutegereje umwami Yesu ari hafi. Yesu ari hafi. Zokora ko Yesu ari hafi. Izo yokora sose Yesu ari hafi. Zokora sose ari nuko umunyabwenge umeze. Habe nubwo warizo kaminuza. Hoya izo Yesu ari hafi. Aza kuhamagara naratangara. Aza kuhamagara uryamye tuzuvuga ngo ya. Tuzuvuga rusabo karame. Aho uri hose. Bikarangiye. Ubugi bavandimwe, habe nubwo mureke mbabwirira ijambo si ukuvuga, ariko niba ababyeyi b'abavandimwe batari bafite ubwo bugingo, habe nubwo mworirimba mugahaguruka pasiri bagahamya n'ibindi byose mukabikora, izo tuzotugeza mu bwami ko murabageza mu ijuru, tuzobageza mu bugingo. Niyo mpamvu kubugira oya uba wicarana ishangombwa, ni kandi naratanga umuntu wese ayitwara ku gihugu bikurikiranye n'icyangombwa afite cy'igihugu afite. Ndabaha urugero rw'ahantu hari hakurya turi hari i Kigali, kugira ngo usange umugabo w'imfura ungana namwe aho yagenda ajya mu muhanda biragoye. Ariko bene iki gihugu ahubwo niho azagira apeti kubera iki afite imico, afite imyitwarire yayiriwe biriya. Niyo mpamvu ubugingo dufite hano mu isi nibwo butugenera uko tugenda, kuko mu isi turabapanga wasuni mu ijuru we inyanu erega kwa kufufuka. Kandi naratanga umuntu nazoza agira icyo akoze cyose, oya nakora ikivuga ngo uyu ni uw'iki gihugu. Oya tibika gusabe ngutekereze nguburane nguje mu manza nguje mu biki. Oya umuntu nakaki umwitegereze uvuge nguyu biravuga ngo umuco n'ubuzima udafite ubwo bugingo. Mureke mbabwire, mureke kwirusha. Kandi naratangaye mu banyamurenge nta muntu ubwiriza iby'Imana kuko mwese murabizi.
mwarabonye se bundi haraka video kacicikaye k'igiterane cy'abapagani mwarakabonye namwe cy'abapagani umugabo wari wasinze avuga Ibrahimu nibura burya ndatanga yavuze Abrahamu yo ndatangara kuri umunyakenya n'ubundi yaravuze ngo kitu inayishaka yasize umwana mu kwiduka aramwiba aranga ngo kitu imeshanga muri mediwa na Ibrahimu ibintu batuvugaho sompindura ko muragira ngo ese no hindurwa n'ibintu gusa ngo mwavuze bitange gute kwe ubugingo ufite urarinzwe na nyiri kubumva we habe nubwo bovuga habe nubwo ikubazo kubita habe nubwo sogeta ubugingo burarinzwe yabwiye yo baramubwira ngo abwira Satani ngo ibindi byose ndabiguha ari ku bugingo bwe niyo mpamvu utatubiye muri mukwirusha mubwira abantu ngo wowe bakora ibitari bizabaye iby'ijuru dufite idini y'ubugingo iyo niyo twatwerekana buke iyo umuntu afite ubwo bugingo hari ibintu by'ibanze biza bijana nawe hari ibintu by'ibanze biza byikora kuri we iyo uhawe ubwo bugingo ukamwakira ukamumenya dataza kweza umwuka kumufasha kuko urugendo ntibupfa kubwishoboza aza guhumufasha aza guha marere ntimuzamubona umugeni wese ko bafite marere aza guha marere akakwitaho ikanzu ryafatwa akayifatura agatunganya umugeni aza duha marere ariwe mwuka we akatuyobora aza kuzusa mu gicuku akakubwira ngo ese we bizuka usenge marere azaza akazuza aza kuzuza none se wagize ngo hari umugeni wo kuryamira kuwa gatanu nijoro guca ko rugo zoshoboka uwo munsi mwumvise ukuntu bavuze uwo munsi abenshi ikibazo barajyana uko niko tumeze we mwuka wenda ndaza kwemerera kuryamira ese we wako waryamiriye uracyagira amarere uracyagira amarere uzugenda uracyagira amarere iyo umenye data iyo kwiyeretse iyo yavuze ngo witondera amategeko yanjye ngo ubone ngukunda ngo kandi ukunda ngo data nabo azamukunda iyawe ngo kandi namara kumukunda ngo nanjye ubwanje nzaza wari ngo wiyereke inyawe iyo kwiyeretse aza guha ububwire yaguhaye ububwire aza guha marena iwe mwuka we akakuyobora narabwiye ngo mu bintu nabonye bwa mbere bitwaza igitugu bibaho umwuka we mwuka we aza twaza umuntu oya haza korohera ati kuteyo korohera wagize ngo yo kwemerera mukristo wamuryama saa 3 uzuzwe n'abanyeshuri mwagize ngo marene yo kwemerera wagize ngo yo kwemerera ngo wamurara kuri cyatu za saa WhatsApp wamwirana ujya kuri Facebook urebe katuni urebe TikTok yamisa wagize ngo marene yo kwemerera none uzwatimba uramufite hilo ni swali na wewe ujibu ufite uwo mare yo kwemerera abashumba bacu ko baryama bagasiba bafite intama z'imperuka zimeze gutya zigora bashumba kuko bareba kagira impuhwe kareba yo umuntu akaba yama ibitotsi neza ikirengeta
gusenga neza ariko marene uri hehe mukawera we uri hehe mukawera we uri hehe mukawera we uri hehe mukawera we ubugingo hari azaguha ubugingo akaguha umufasha wo kuburinda niwe mukawera akakurinda muri isi ariko muzi impfu z'ubugingo ziri muri isi muzi impfu zihari mbega mukamuvuga ngo uvuga ngo ni ukudusiga kw'abavandimwe badusize oya sijya ruriya herega ruriya rwaratsinzwe kera ruriya rwaratsinzwe impfu zihari urupfu nyarwo ni ugupfa mu bugingo ukabona muri we musya muri we utagisoma bibiri ukabona muri we utagisoma ijambo ry'Imana ukabona muri we utagifata umwanya ngo usenge umuntu uri mu gutekereza amafungo inzara ikambira ako kanya amaze kurya muracafata byibuze gaseke ishumwe umuntu akadataka gufata arashinge ntabe nayo kirasiki marene yagize integeka yabuze ibiryo ukumubona yeritse uyu ari wese ugaragara uyu ni yeritse ugaragara ukunda za biryo nawe mukunda yabishire n'abanditsima na za bintu byose n'ayamata naza hakabaho na yeritse yo mu mwuka ari uwo niwe uzurindira uwo niwe munyembara niwe uzuneguye yeritse akaja mu bindi n'ibindi niwe uzuneguye yeritse akaja niwe uzumunyembara yeritse akaja mu masengesho akirira Imana uwo ngubu yananiwe ubiyanani bizi ngo bizari bizi ngo iyo bigaze ngo azaba mubi kuruta azaba mubi kuruta kubera iki hoya yarasinziriye ubugingo buzapfa umuntu akamenya ngo nzongera gusumuza mu buta wabana pasiteri bagiye ngo rutinde gusa ngo nikwa kandi ubuzima bwe bwose yabaga mu gutaha yabaga mu masengesho yabaga yiherereye yabaga mu bitabo yabaga ari bize n'icyohe ku bugingo ariko ubu nyine zarashize izari hanyuma nizo zagize izindi biravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizasokera umuntu akareka gushaka mu maso y'Imana no kukiranuka kwayo umuntu akaja gushaka ifaranga akazaza gusarwa kucumwe sivuze ko gushaka ifaranga ari bibi oya ariko mwambira ngo washaka Yesu kamubona agakufaranga ukimupata yeye umepata vyote hata kusubukia ya ulimwengu Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimupata yeye umepata vyote hata kusubukia ya ulimwengu Atuzi kubona Yesu kubona Yesu ariko Yesu mwana w'Imana Timugire ikindi oya ubwo mubushakishe kandi muburi ikindi kintu cya kabiri kiza gituma ubugingo w'inyuma bugashira ni igihe ukira imanza kubagaho n'umwuka w'ubukimanza ngo nyanaka ngo byagenze gushya ngo urumva nawe nyine wahagera bavuga ngo binyanyine ngo kandi nyine ngo binyanyine ngo byagenze umwuka w'ukira imanza ubugingo buza bunyurwa bugashira buza gupfa bugashira bukibagira
na cyara n'umwuka wo kwigereranya ngo yabaye ibona amen asifiwe sana. Sinzi ikintu cyabaye muri bene wacu badabagira ngo umuhamagaro wose igarada yawe umupasiteri. Sinzi amenye ikintu cyababayeho. Umuntu yawe umuyumba akaba yumva iherezo tiwe nagarade yiwe nkuko azahekera ku pasiteri. Umudiyakoni bamusanga n'imyaka 15 n'umudiyakoni bose turakura kamagira ngaho Kamu ya bari kwa musanga ni ka odina ubiko udiyakoni muza gukora ku pasiteri. Utamenya we kwigereranya ngo nawe c'est pas le faire umudiyakoni. Ari umudiyakoni kandi woni wo murimo we ngobona ukundi vuga uti mwayinyuze amen ngobona ukundi vuga uti uyu muntu wamenye neza umuhamagaro ubugingo iyo uhuye na Yesu aza kubugingo icyakabi akaguhumuka cyagata aza kukubwira umurimo ugomba gukora kwisi aza gusherekeza cy'umuzi uzunyugwa bazagera ku kintu cy'ubudiyakoni ukamubu wambe ukumva nta handi hantu boje bagera mu mwivuga butumwa oya tibisabe ibindi bintu byinshi kandi naratanga ise n'ugute muza musengera abantu kwivuga butumwa batazabikora none nubwiriza hano cyumweru kimwe cyakabiri mukama mu muntu n'ubwo mukamushe kumva amafuko bashuka turacho muzo kitekerezo nkashaka nigute mu ruhimu dishingano ubundi umurimo nibuza wivuga wonye ukawukora n'ubundi nayo mpamvu benshi babibaha aho gukomera kamaneka kurya siki nukumva urufunguzo rwa moto ndi umushoferi modokari ariko muzi ko baguhaye ko murabona ko ari ngo ngo yatata ko murabona ko ashobora gutwara igare ndi umushoferi ni kutabibiza iyo hari ubugingo ayitataza guhamuka we kuburinda hanyuma akaguha umurimo akaguha yabwiye Petero amaze kumwishurirwa aramubwira ngo se ubundi burubitane abantu baza banditane hano hanze amwe ati uri Yohana umubatiza abandi turi Eliya abandi turi umwe mu bahanuzi Petero bamubwira ngo nguri Kristo umwana w'Imana arambwira ngo Petero ngo ntabwo ari mwiza n'amaraso kandi aramwindukana aramubwira ngo kuri we mwumvega kubona ubugingo aramubwira ngo kuri we niho iyo huye na Yesu aza kwereka umurimo wa niyo mpamvu abamama karimba umukobwa karimba yamara gushaka mu bana babiri ngo n'izabana bake oya gusa nuko nyine nuko nanira kubera iki umurimo iyo data aza umurimo kandi yamara akaguha n'imbaraga zo kuwukora uwo nguwo ni nawe usubwira ngo papa we ndatetebukiwe nananiwe hangakiza imbaraga nongerera imbaraga kandi uwo nguwo niwo ubundi nizo mbaraga z'umukristo n'umurimo umuntu utakiri mu murimo kujya bayanebwe hiyo wosengeri hari uzuyegera kugira ngo mu murimo tibonebwa uri mu murimo uzutera ubwoba uzuremererwa umurimo uzuremera uzugenda ukumva uraremereye muragira ngo biroshe guhagarara imbere y'abantu basa bize bakarangiza namwe mumeze ko muragira ngo n'ubwoba bw'amafite se ariko naje imbere y'agateka yibwira ngo papa ari kazi yako Bwana wa majeshi
lakini umesema ya kwamba enendeni ulimwengu kote na nitakana. Iyo maze guhabwa ubugingo azaguha mukawe yarangiza akaguha umurimo wo gukora ukagendana nawo ukawukora warangiza ukazajya gutanga raporo. Ukora umuntu udatanga raporo hinya n'ukwirirwa hano mana we nataha mana ukusinoba nishite hejuru ukusinoba nakosha ukusinoba nabuze mana we umurimo wawe umeze gute ikambira ngo umeze gutya nagutya uzabigeze gutya kubera ufite umwana ufite inzu wajya gukora niyo kujya ko mu kazi uziye gukora mu isoko kwezi ugatanga raporo mu kazi ukora ndetse ko kuri niko biza bimera. Huyu murimo tutatoa ripoti wagize ngo no ukora senira oya ni kazi ya mwenyewe. Niyo mpamvu ntowiratana sino wiratana kubera ko hariho nyirawo ni kazi ya mwenyewe. Tumepatana na akanipa uzima akanipa roho akanipa na kazi ambayo nitafaa. Sugendana kali ni wadata zari atazawurinda muri wewe ndiyo kwemera kwibisibe gusabira. Ariko mumviyo muzi kuvuga ngo ijuru riricaye riraremye ivuga butumwa rya mareka ngo nta wundi uzorikora mureke turemeretse nabana shaka amaniko rugo nishaka oya biransaba kuja imbere ya data kayibwira ngo papa kazi ya uniwezeshe mimi mwenyewe siwezi mlinzo naona ngo siwezi mimi peke yangu. Ni intambara ziri hano hanze uburiganya buri hano hanze imyobi hano hanze umuntu ari mukuza akagwamo akibagirana buru hari umuntu bunyine wahawe ipanga yo gusenga ari kugira ko bagisenga mpaka banze wese mara ilo tibageze no na ngobonye hamwe na mpaka mubaze siribi kuza ugasenga umuntu akakugenera ibyo akavuga ngo ndagushimye ko wakoze ariko udushikuza yabaye rero kuyasiki n'ukwirara akamenya ko umurimo ari uwawe hinya hariho mwenye kazi Yesu arahari ni murimo Yesu anakuja Bwana hii kaona mutatu yabagisengera umurimo tujwe pastor wazi gutegura ngo yarize mu Yesu akabato bakigenda imbere yadategire mu bushobozi oya ariko nukwirara iyo nazo bifite iherezo hinya ubugingo no kumenya ukamenya n'umwana wa Yesu kandi kumumenya kandi kwitondera amategeko ye kandi amategeko ye n'ugukunda Imana n'umutima n'ubwenge n'imbaraga no gukunda Yesu. Uvuge na yakora iki ukambwira ubabare uteye ubwo bikagutera kuja ku musozi ari kumitwara yarashize bavandimwe ari kumitwara yarashize mu bantu kugira ngo numve kiriko ikibi cyabaye kuri nyanaka ije mu gutari ije kumwingingira Imana ariko zarashize mu bantu zarashize ahubwo bikamega kogezanya bikamega kongorerana umuntu akazagenda ariko yarasiye mu bantu bose urasiki nukura abantu bamwigirira Imana nukura umutwaro haraba bavandimwe beza uracyari umutwaro mwene so uracyari umutwaro w'urugendo uracyumva mwene so yananiwe yaguye mu mwobo runaka ukapfukamira cyangwa nawe ufatikanya n'abandi kogeza inkuru yiwe uracyari umutwaro umuntu aracyakubwira nabi aho kumusubiza ukaja mu masengesho kugira ngo Mana nawe byayo uracyari uwo mutwaro
urugendo dufite ni urugendo rwo kwikorana imitwaro. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako, ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako kweli mwachaje bitwa. Naratangaye cyo mundi nagiye umusoza hantu ngeze mukarambira ngo genda usengere uya muntu kubera irambira ngo mubita akeneye ko mubona nawe akangu ubwo nibwo bukeneye gusafite. Ariko yaje sibagira iminsi yaranga kuko mumenya bona mumenya. Ariko ndihagize iminsi mike abwira Imana ngo ma umbi faranga, abwira Imana ngo ma umpe visa, abwira Imana ngo ma umpe umugore cyangwa umugabo, abwira Imana ngo ma umpe iki. Ibi iminsi itari mike atarabwira Imana ngo Mana ndamukiriye. Ubu niyo masengesha umuntu ari mukwamara ku musozi Mana ifaranga, abana babirukanye gushura Mana y'ishuri, Mana ifaranga, Mana izingwara mafite bikashira ukwezi kwashi ataratekereza ngo Mana ndamukiriye mu Mana. Iyo wahuye na Yesu, shaka Yesu, shaka Yesu aguhe ubugingo, shaka Yesu aguhe ubuzima, shaka Yesu aguhe ubwenge. Numubona uzobona ubugingo, numubona uzobona byose, azazana n'ibindi byose. Yesu yaje aza ubuzima hagati niwe bugingo mu mutima yacu. Inyawe kumenya nibwo bugingo, ubwo nibwo bugingo nukumenya, ubwo nibwo bugingo, ubwo nibwo bugingo. Ntitwajya kugutora mu ijuru. Oya ubugingo nukuba tubufite muri twe. Ukuzitegerere nimba hari ikintu muri no minsi nari kumubwira bene data twari turi, ndabwira ngo mukintu bunye ndimo kugenda gusa kumva n'ikintu kimwe gusa kumwe umwisho ni mugutara bakuza kumva darabe natarama kumva darabe tarama kumva darabe kwa ariko muzino sikuri fashe nayo muzino sikuri fashe nayo muzisi kuri fashe nayo none mwebwe amahoro mwagize no kutegera data babikuye muzu kunzi isi dufashe nayo muzi amazina mufite, muzi ibigaragazo mufite, muzi intambara mufite. Ariko izo byose yo mukumbure data Yesu ari hafi rwose. Yesu ari hafi rwose. Ubwo azaza ngo azahamagara amazina yawe bose. Azaduhamagara we tuzumvishwe. Azahamagara Etienne. Ubwo azahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo. Ugazaza we uzazanya Yesu amazina uzazanya Yesu uzazanya Yesu uzazanya
Bibiliya yavuze ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Udafite uwo mwana nta bugingo afite, nta bugingo afite. Ngo kandi ngo umujinya w'Imana ngo uriho, ghadhabu ya Mungu inamgoja. Ufite uwo mwana afite ubugingo, udafite uwo mwana wende wicare mu gicucu, wicare mu bukere, wicare mu mugoroba, wicare ku manywa, wibaze